Amahoro y'Imana, nshuti z'Imana n'ubuzima, nongeye kubasuhuza, nari mbakumbuye mbifuriza ibyiza umuremyi atanga. Aka kanya rero uyu munsi nifuje ko nanone twongera tukaganira ku kibazo twatangiye, ku rugamba turiho, kandi kuko tubigenza neza Imana izajya iduha imigisha. Hanyuma rero uyu munsi nagiye ngira ikibazo, abantu bambaza twataye ibiro ariko hari ikibazo cy'uko umubiri utegerana. Nicyo kicyo ngiye guheraho mbere na mbere ku bantu bagiye babasha guta ibiro bikavaho ariko umubiri ukajya ugwa. Iyo umubiri utabashije kwegerana uri guta ibiro haba harimo akabazo kaba karimo nuko utaba wafashe ibyubaka umubiri bihagije. Ibyubaka umubiri iyo tubivuga ntago ari ibishyimbo, ntago ari ikindi, ni biva ku nyamaswa. Ibiryo biva ku nyamaswa, inyamaswa zitubabarire, nta kundi byagenda. Ariko iyo udakoze ibyubaka umubiri cyangwa bakakubeshya ngo baraguha tofu cyangwa bakubwira ngo ibishyimbo, ntago bihagije ibyo dushobora gukura mu bimera by'amaproteine. Ibyubaka umubiri biva mu bimera ntago bihagije. Niyo mpamvu ugomba kugira ibyubaka umubiri byinshi. Nta nubwo ari ngombwa ibihambaye cyane. Umwijima uwo ari wo wose, waba uw'inkoko, waba uw'inka, waba uw'ihene, waba uw'ikindi gisimba icyo ari cyo cyose kibasha kuribwa, uwo mwijima wagufasha. Cyangwa inyama bita ronyo, cyangwa turiya tunyama two mu nda, navuga ko ari two tuba duhendutse ku masoko, ubashije kutubona akaba ari turya ibintu bimeze neza, donc bizagufasha kumererwa neza. Inyama zitera kanseri? Oya, ntago inyama ubwazo tumaze imyaka n'imyaka turya arizo zaduye kanseri ikaba imaze kugwira muri iyi si. Ahubwo ikibazo kiri hehe? Kiri uburyo tubiteka. Icyo bita kuriya gushiririza cyangwa gupyiririza bikozwe n'amavuta yakozwe mu nganda, mu by'ukuri adakorewe guteka, nk'amavuta y'ibihwagari, nk'amavuta y'ibindi bimera byose, ibyo ari byo byose. Niba udafite amavuta ya olive, ukaba udafite amavuta y'inka ava ku mata, byihorere ushashaka ukuntu washaka ikinure ugicamutse ubona ariya mavuta aba ariyo uzajya ukoresha. Ni amavuta wikoreye atavuye mu ruganda. Twirinda mu by'ukuri ibintu bivuye mu ruganda uko dushoboye kose, cyangwa tukabigabanya. Icyo gihe ibintu bigenda neza. Ni ukuvuga ngo iyo umaze guteka inyama rero, ntukibagirwe nanone ikirungo. Ntukibagirwe ikirungo, kiriya poivre bashyiramo ntago ari gusa gifasha kugira ngo inflammation cyangwa ikindi kibazo cyakagombye kuzanwa n'iyo mitekere kiveho. Kuvuga ngo inyama yawe ushyiramo akunyu, ugashyiraho agapoivre, ukaba ubikoze neza, ubundi ukayiteka uruhande rumwe urundi. Ibyiza kandi byaba no mu ifuru, nta kibazo, tuva bya. Ikindi kandi ni ukugerageza gukora agasiporo. Agasiporo, iyo mvuze siporo ntabwo mvuze ya siporo birukanka bakagenda bakagira gute mu kanya waza kurya ukarya nk'iby'umuntu uhinguye. Ntabwo ari byo nshaka. Siporo kugenda, ngewe nkunda kugenda, niyo siporo yanjye, ni nayo mbwira ako kazi, kandi birahagije. Uko wiruka cyane niko ushaka kurya. Abasiporutifu barabizi. Icyo ushaka gukora za misikire none ukagira amasaha angahe yo muri siporo nyine, aho bakorera siporo. Ariko mu by'ukuri iyo ushaka kugira ngo ugaride ibiro byawe, ube umudamu umeze neza, keretse ushaka kugira nka barya bateruye, ni byiza ko ukora siporo yoroheje. Bizagufasha kurya bike, kandi uko uriye bikeya birafasha. Uretse ko atari nacyo kintu umuntu agambiriye, icyiza ni ukurya ibyiza. Ari uburyo waba ubiriye byose, mushobora kurya ibingana, ariko kubera ariye bibi wowe ukarya byiza, cyangwa ibyo bita ibiryo bitari ibiryo mu by'ukuri, ugasanga naho ngaho ruzingiye, naho ngaho dushakira. Hari abantu rero wenda bambonye ubwa mbere
nagira ngo mwiyaboneshe kugira ngo video yigiza mujye mubibona, mwakiyandikisha, mwakoresha akazogera, kuko hari igihe umuntu aza ukajya kubona ukabona aguye muri groupe kuko bayimurangiye, yatugera agatangira kubaza ibibazo ugasanga ubaye umuturage, kuko hari abantu bamaze amezi 9 turi kumwe muri groupe. Noneho iyo baje ukumva umuntu arabajije tuvuze umutobe, ati se umutobe n'uwiki? Yego, twebwe dukoresha umutobe. Fata umutobe wawe w'imboga, twe dukoresha imboga 80% zikaba imboga, twawurapa, twakoresha slow juice, ariko tukirinda blender kugira ngo tugire ibintu, kuko abantu benshi babyibuha nta n'ikindi kibazo kindi ari uko tiroyide yabo itari gukora neza. Muri icyo gihe rero iyo wafashe umutobe wawe utari uw'icyatsi, tiroyide ikora neza. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ibiro byinshi, hari amahirwe menshi, hari ibibazo byinshi bishobora gutuma uba ufite ikibazo cya tiroyide idakora neza. Nibyo byiza rero byo gukoresha umutobe utukura. Narabivuze muri video ishize, umutobe utukura ni ukuvuga ugizwe n'agati k'inanasi, ukakitondera kari agati k'inanasi. Birihutirwa. Ikindi kintu ku bantu bashaka kuringaniza, ntago ari ngombwa iriya gahunda ni ukuyikoresha uko yanditse, ariko nanone ukayikoresha mu bwenge. Niba wamaze kugera ku biro ushaka, ntago bikiri ngombwa ko wiyiriza, ushobora kurya ariko ukamenya ibyo urya. Ariko niba ukivangavanga ushatse waguma kuri iriya gahunda. Ariko ku muntu ufite gahunda, akaba afite ibiryo, akaba yararetse umugati, akaba isukari byaramukundiye, ni ukuvuga ngo wakomeza iriya gahunda. Noneho ariko ukajya ureba, ukajya unyuzamo niba ushaka kurya agasalade ka saa sita, ubonye akajya byaba ari sawa cyane, byaba bimeze neza. Na nimugoroba ukarya, kuko ntago ari byiza guhora nanone wiyiriza, umubiri ugeraho ukabimenyera. Ariyo mpamvu mwabonye abantu benshi bagenda bagata ibiro, byarangiza bikageraho bigakwama. Iyo mpamvu rero kugira ngo bikwamuke, none ongera usubire inyuma, wongere utangire urye saa sita. Imboga ntacyo bitwaye, agasalade ntacyo bitwaye, upfa kuba uri kurya ibiryo bizima biri muri gahunda yacu. Iriya gahunda ndababwiza ukuri, uyikurikiza warya isaha ushakiye, byashaka yewe na jene ukayikura igihe uzashakira, yaba rimwe mu kwezi, yaba rimwe mu mezi 3, nta kibazo. Ntago ari ngombwa kubihoramo. Wamaze kumenya uburyo bikoreka, wamaze kumenya uko bigenda, none uvuze uko bigenda rero bigendemo gakeya kugira ngo umubiri nawe wongere wumve, kuko umubiri wacu uri bizarre cyane. Ikintu umenyereye ugeraho ugahagarara, ugasa nkaho utakicyumva. Ni ukuvuga ngo niyo uyuhaye paracetamol igihe cyinshi, ugera wa mutwe ukajya uwunywa ntibigire icyo bigeraho, kubera ko wamaze kumenyera paracetamol nyinshi. Koresha uko ushoboye nanone, uhorane utuboga, uhorane utuntu dutetse, kugira ngo igihe inzara izagufatira bya bindi bisaze, uzahita ubona akantu kari aho ngaho gatetse, kugira ngo utazihutira guhita ufata urugati rwihuse, kuko byo biba bikoze, baranabikoze. Umva abadukoreye gahunda tutaramenya kubyikorera, biba bipanze biri mu gashashi biri hafi. Icyo gihe rero iyo wamaze kwigirira utuboga twawe turi hafi, isufu yo gushyiramo agafi, isufu yo gushyiramo akavoka, ugahita urya neza nta kibazo. Ntabwo ushobora kumva ukuntu ari byiza nko gufata udushaza ukavanga n'agakokombure, ugashyiramo akato, ugashyiramo utuntu utanatetse rwose, utanagiye no mu gikoni. Ibyo birashoboka rero, ariko bishoboka yuko ujya uhorana akantu keza ko guhita utamira mu gihe bibaye ngombwa, none ucubye inzara. Ikindi kintu wenda arimo ababyibagiwe cyangwa abashyashya bambonye vuba aha ngaha, kwirinda isukari cyane mu gitondo. Mu gitondo niho ruzingiye. Iyo utangije isukari, ni ukuvuga ngo komande wayitanze deja, umunsi wawe urawishe, urawurangije. Niba wenda ugize inzara cyangwa ufite iki, mu gitondo ikintu wafata igi, cyangwa ugafata ikindi kintu kitarimo isukari, igi, kokombure. Ngewe iyo nshaka gufata petit déjeuner, ifunguro rya mu gitondo, ni amagi n'urunyanya, agakokombure, iki byose. Kandi nkirinda amavuta mabi, nzajya mpora mbivuga kugira ngo atazagira uwibagirwa. Amavuta mabi
nkarya ibyo ngibyo mu gitondo. Nk'urugero rw'ibyo nshobora kurya mu gitondo ni amagi, akakokombure, ibintu twavuga nk'ama olive niba muyazi, ngiye nkunda ay'umukara, ibintu nk'ibyo ngibyo bitarimo isukari, kubera ko icyo gihe iyo ntangiye kujuba kuri insuline ikibazo mba ngitangije, urugamba mba ndutangije. Akandi kantu k'ubwenge ku bantu byananiye guta ibiro, bivuga nitangira, kubera ko hari umuntu nabibwiye mu gikari, yaje kungisha inama mu gikari, ndamubwira nti rwo rero mu nda bitari kugenda, wajya ufata akavinegere doside, ndabereka nuko bayikora kugira ngo batazabashuka bakaboroheramo ibindi cyangwa bakabakorera ibindi ntazi. Akavinegere doside ikiyiko kimwe, babwiye ikiyiko kimwe, mu gitondo cyubyuka ugashyira mu mazi ukanywa. Ubonye akabicarbonate kazima ndetse katari keza alimentaire, bicarbonate alimentaire, ugashyiramo agace akayiko ka vinegere ugashyira mu mazi ukanywa mu gitondo. Noneho nijoro nanone wagiye gusura abantu, wenda usanze bakoresheje ibintu ubona byuzuye amavuta cyangwa bitameze neza, saba akavinegere doside cyangwa nakabaze, wongere ukore bwa bundi, ufata ikirahure kimwe mbere yo kurya iminota 15. Ibyo ngibyo uzaba ugitsinze mu nda zeru, bitazageraho rwose. Ubwo ngubwo nta kundi, ubwo no kujya kubagwa nta kundi bizaba bimeze. Ngayo nguko rero ndumva mbibabwiye byose, sinzi ko ari byo nibagiwe, ariko abantu bagize ikibazo bakambaza ukuntu ibiro bidafata cyangwa bigenda cyangwa bigakwama cyangwa bigenda bikabasigira umubiri ucagase. Ibyo bintu ndumva mbisobanuye neza. Ni ukuvuga ngo kwihata ku byubaka umubiri, gukora siporo kugira ngo umubiri wegerane. Ikindi ku bantu bafite mu nda hanini cyangwa ibiki, kugerageza kunywa utuzi, ndetse n'abandi babikoresha bose bafite ikibazo cy'umubyibuho. Ndumva atari ngombwa bafite mu nda hanini, abantu bose bafite umubiri w'umubyibuho, ikiyiko kimwe cya vinegere doside, ni ukuvuga ngo ni vinegere y'amapome. Narayikoze ndaza kuyibereka mu nteruro hasi, muraza kubibona. Noneho rero ako kantu ukajya ukitwararika mu gitondo kibyuka. Ushaka kumbaza uti umutobe wo nkawushyira hehe? Ushobora gusimburanya aho wakoresheje umutobe ukawihorera umutobe ukareka ugakora, kuko burya ntabwo ari byiza kuwuvangira. Noneho waba nta mutobe uri bukoreshe, ugakoresha iyo gahunda. Waba ugiye kurya, noneho nanone mbere ikiyiko kimwe cya vinegere doside mu mazi, noneho ugashyiramo n'akabicarbonate ubishoboye. Ngayo nguko rero, ndizera yuko n'izi nama hamwe n'Imana ibintu bizagenda neza kandi mukabishobora. Ngaho mugira amahoro, aho bitameze neza mukomere, turi kumwe, ndabakunda. Ubwo abandi muri gurupe tuzakomeza tuganire, ndetse niba bishoboka no muri komantere turabasubiza. Ndahari kugira ngo mbafashe, ndahari kugira ngo tugendane nabiciyemo. Amina. Amahoro.